Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mu bice bitandukanye muhereremo. Ndabasuhuje kandi yemwe bahaye ikaze irambuye cyane ko de chapeau kabisa twamaze kuba abantu 80 mu masaha abiri yonyine. Nabibwiye abantu ndababwira ngo abawe ntaho bajya, ubwo rero turi kuri Shema Dossier Analytique. Izina rifite ibisobanuro byinshi cyane, izina noneho rigiye kujya rinacukumbura amakuru cyane. Hari abatifuza ko tuvuga ku makuru ya Rubaya kuko amakuru ya Rubaya arahayidinze ni bwo guhayidingwa nyine arahishe cyane. Ibyo abantu bashaka kumenya nibyo bikomeza kugenda bivugwa i Rubaya, ariko aka kanya munyemerere mbabwire ngo nabinyuzemo nirukanka ndababwira ngo namenya amakuru ko haba hari telefoni yahamagaye mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ikavuga ko bagomba gusubira inyuma. Ibyo ngibyo sinabyitsaho, mbikora nihuse cyane, mbivuga nihuse, ariko none ahangaha rero munyemerere twinjiye kuri Rubaya tuyigarukeho tugire icyo tuyivugaho. Wowe icyo usabwa nugukanda subscribe waba uri kuri Shema Analyste mu gihe tutari twagaruka. Aha niho ugomba kutubonera mu makuru yacu. Iyi rero ni mu by'ukuri Shema Dossier Analytique niryo zina rya channel. Muyisharinge ku bandi bantu, mukande kuri like niba mushaka ko twihuta cyane, nugukanda kuri like. Akazi ko ni kwa kundi tugiye gukomeza kujya turebera rimwe amakuru ndetse na byinshi cyane bikomeza kugenda biyavugwamo. Aya makuru turagaruka kuri Rubaya gusa, nyifite amakuru menshi cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika uburyo zidashaka kubahiriza amasezerano ya Washington zikaba zishyize imbere. Rubaya rero yabanze kuba Rubaya. Wazarendo bamaze kuvuga ko batari buze kuva i Rubaya. Ibintu bikomeye cyane. Intambara y'amabuye y'agaciro muri Rubaya yafashe indi ntera aho Ubufaransa burimo gushinjwa inyungu zihishe inyuma y'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo muri ubu buryo. Nubwo intambara ikomeje kumvikana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu duce twa Masisi ndetse na Rubaya, harimo kurushaho kuvugwa uruhare rw'ibihugu bikomeye cyane byo hanze bishinjwa kugira inyungu z'ubukungu n'iza geopolitiki muri aka karere ndetse gakungahaye ku mabuye y'agaciro, mu byo abatari bake cyane bakomeje kwibazaho. Harimo rero n'uruhare rw'Ubufaransa muri iyi ntambara imaze imyaka myinshi ihungabanya umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Munyemerere ngaruke ku izingiro ari ryo Rubaya, ni soko y'amabuye y'agaciro akenerwa n'isi yose. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi ubona 23 ihagusha abasirikare 300 400, ariko ikavuga iti turi muri iyi ntambara, reka dukomeze kuyirwanya. Aka gace ka Rubaya gaherereye nibura muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni kamwe mu duce dukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro arimo Karta, Kasegereti, Lithium. Aya mabuye ni ingenzi cyane mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho nk'amatelefoni, mudasobwa, imodoka zikoresha amashanyarazi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Reka nitse hano, reka mbanze nitse aho ngaho, ndeka mpitse nanasubiza umuntu wambajije ikibazo by'umwihariko kuri Bukavu. Hari umuntu wambajije ngo Shema, bananiye gufata Rubaya bagiye gufata Bukavu cyangwa se Goma? Ndagira ngo nkusubize ngo aho hantu maze kuvuga Rubaya, ibyo wumva bihava Ikarata na Gasegereti na Lithium, namwe mu mabuye y'agaciro akenerwa kugira ngo iyo modoka ugendamo ikoreshwa n'umuriro, amabuye akora ibyo bikoresho ava hano, akora izo batteries, izo modoka avano Rubaya. Aya matelefoni mubona dukoresha mu bikoresho by'ikoranabuhanga ya mamashini avi Rubaya. Ako niko gaciro ka Rubaya. Ngendeye ku byo ndimo ndabona i Rubaya, yaba ibyo tuvuga n'ibyo tutaba twemereye kuvuga, nuko ahantu biti Rubaya hari buze kugwa umusivili. Wazarendo yakaniye, yavuze iti igisirikare cya Kabila FARDC ibyo mushaka gukora ntituri buze kuza kubyemera. Abazungu bakaniye, Umushinwa arimo arahakurwa ku kabi,
iyi M23 nayo iravuga iti rwose aha niho hadufashije muri iyi ntambara turimo turarwanamo, niyo mpamvu rero Rubaya hari buze gutikirira icyo bita umusirikare. Mon cher ami, nta nubwo ibitero bya Rubaya biri buze kurangira gutyo bire mpango. Abasenguzi mpuzamahanga bavuga ko igenzura rya Rubaya rifite agaciro kanini cyane, kandi koko ni nako bimeze ku bihugu bikomeye ndetse no ku masosiyete akora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ku rwego mpuzamahanga. Kugeza amagingo ayangaya Ubufaransa burimo baravuga, ariko na Amerika igiye kugarukwaho. Ubufaransa ngo bwaba bufite inyungu nyinshi kuri iyi Rubaya. Hari amakuru n'ibitekerezo bikomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu banyepolitike bamwe bavuga ko Ubufaransa bushobora kuba bufite nibura inyungu zihishe, ndetse kandi zikaba zinihishe inyuma y'umutekano muke muri Rubaya kubera akamaro k'ubukungu ayo mabuye afite ku nganda z'i Burayi. Abakurikirana hafi rero politike y'akarere bavuga ko Paris ikomeje gushaka ngo uburyo bwo kugumana ijambo mu karere ka Afurika yo hagati no mu biyaga bigari, cyane cyane mu gihe ubukungu nk'Ubushinwa, Uburusiya, Amerika bikomeje kongera ikintu cyitwa ibikorwa byabo muri Afurika. Hari n'abatangiye guhishurirwa ko izi ntambara zirimo ziraba hano muri East Congo, ubu buri wese arimo arashaka ijambo rye. Bikaba rero birimo biragaragara neza kuri iyi Rubaya bitewe n'intambara ikomeje kuhabera. Aha rero kubera ngo Ubufaransa bwifuza icyo kintu, niho bwamuhamagaye uwitwa Tshisekedi, baramubwira bati turumva murimo kugaba ibitero kuri Rubaya, turashaka ko musubiza ingabo inyuma. Sinzi impamvu umukuru w'igihugu yabyemeye. Aha rero niho mwahise mwumva ngo FARDC itegetse Wazalendo gukora reprise strategie, ari naho rero Colonel mu ngabo za FARDC yahise yivuganwa n'uwitwa Mutayomba ubwo yategekaga ingabo gusubira hehe inyuma. Ubu rero biravugwa ko iyi Wazalendo yamaze gushimangira ko iri mu nzira y'intambara ya Rubaya, mu gihe FARDC bavuga bati ni ingabo za Kabila. Amajwi yatangiye gukwirakwira ahantu hagiye hatandukanye. Mu by'ukuri Rubaya niyo mpamvu ndimo ndababwira ngo igiye kuba Rubaya. Ndakwibutsa ko iyi ari Shema Dossier Analytique, niho usabwa gukanda kuri subscribe cyangwa se s'abonner ndetse na like kuri buri kiganiro cyacu kugira ngo dukomeze kubana, kugira ngo dukomeze kugenda tukugezaho amakuru yose uko yakabaye. Nahagurutse nababwiye ngo abashaka ko tutavuga ibiriho turabivuga. Ubu Bufaransa rero hari abatangiye kuvuga buti burimo burakorana n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, ndetse hakaniyongeraho no kuvuga igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugarukwaho muri iyi ntambara irimo irabera hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasesenguzi bamwe basesengura ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo bashimangira ko iyi ntambara Ubufaransa buyifitemo ukuboko gukomeye cyane. Ariko mu nyemerere muri ya minota yanjye mikeya ntabwo ndi buze gutinda kuko nibwo tugitangira. Ndashaka kuza guhita mbabwira ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagurutse. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikaba zahagurutse. Ni ukuvuga ngo ninde uri buze gufata ijambo kuri Rubaya, mu gihe Umufaransa yumva ko Tshisekedi yamaze guhereza agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe urumva ko yagombaga gufata urwo ruhande. Ariko rero witwa Tshisekedi niba koko iyo telefone yarayibonye cyangwa se atarayibonye imuhamagara, hari ibibaza bati se bahamagaye Kinshasa byagenze bite, akemera ko ingabo zisubira inyuma, azi nta muntu ujya ukeza abami babiri. Icyo cyo mucyumve neza. Ngiyo Rubaya rero igiye kubabera Rubaya, kubera ko ubu tuvugana bya bindi bavuga ngo Wazalendo ngigeze mu mirometero ngo 30 ngo hehe. Oya, njyewe nivugane n'umuturage utuye hari Rubaya vis-a-vis, twavuganye rwose n'ubu ngubu nahoze mubona yandika amakomenti muri groupe. Mu by'ukuri yanyibwiriye ko bari muri kilometero zitarenze 17 zibaye nyinshi. 17 rwose, ayo niyo makuru ahari. Rubaya rero yabaye Rubaya urabona ko buri muntu wese arimo aragenda yigarukaho. Hagati aho ngaho rero nubwo wumva imeze bityo ibiganiro
birakomeje kugeza amagingo aya ngaya, ariko munyemerere mbabwire ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamazije guhaguruka. Hari ikibazo kigira kiti ese Rubaya iri mu maboko y'Abanyamerika? Ese hari kongera kibazwa ikibazo kigira kiti niki kiri bukorwe? Ese M23 ishobora gusaba niba yemeye kuva muri aka gace gakungahaye ku mabuye y'agaciro? Ibibazo ni bibiri. Ese M23 iremera kuva muri aka gace gakungahaye ku bukungu? Ese Rubaya iri mu maboko y'Abanyamerika? Aka ni agace buri wa muntu wambazaga ngo Bukavu ngo bananiwe Rubaya, aka ni agace, aka niko gace gafite M23 hano muri iyi Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri iyi ntambara irimo irabera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko umutungo uhava nta muntu n'umwe utawifuza kuri iyi si. Ni ukuvuga ngo rero iki kibazo kikimara kwibazwa hagizwe inkuru cyangwa se haje kuvugwa ko mu gihe ibiganiro bya diplomasi bikomeje hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, ikibazo cya Rubaya gikomeje kuba ingingo ikomeye cyane ngo yihishe inyuma y'ibiganiro. Mwumva ko kantu ka Rubaya ngo ikibazo cyo gikomeje kuba ingingo yihishe hehe inyuma y'amarido twe tutazi mu biganiro biri hagati y'impande zigera kuri 3. Aka gace gaherereye muri Masisi, sindi bubigarukaho mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ibyo gafite sindi buze kubigarukaho, ariko mu by'ukuri itanga 15 bya korota bikoreshwa ku isi, 15% kuri korota yose ikoreshwa ku isi ivi Rubaya. Ngo nubwo Amerika iri mu masezerano ya Washington, ariko aya masezerano azwi nka Washington Agreements, Amerika yashyize imbere ngo gahunda yo gushora imari mu mabuye y'agaciro ya RDC ndetse kugabanya ububasha bw'Ubushinwa ku isoko ryayo, ndetse by'umwihariko kuri aya mabuye y'agaciro. Aya masezerano ngo ya Washington ishaka kugira uruhare ngo rutaziguye mu bucuruzi, ubwikorezi no kugenzura ikitwa critical minerals zo muri Kongo, nicyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kuba zirimo zirakora. Mu by'ukuri M23 abahanga batangiye kubona ko igiye kuva Rubaya nabi, kubera ko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri iyo diru biragoye cyane. Amakuru arimo aratugeraho mu by'ukuri nuko Abanyamerika ngo batangiye kubwira M23 ko igomba gusohoka Rubaya. Ako nako nakantu mbibiye, ariko nyuma y'ibyo ngo hari icyo M23 yabirimo gusaba. Hari iki ngiye kubabwira. Icya mbere irimo irasaba kugirwa igice mu by'ukuri cyemewe muri politike ya Kongo, ngo harimo imyanya ikomeye muri leta cyangwa ubuyobozi bw'intara. Ibyo ngo ni ibintu birabera inyuma y'amarido, nuko nanjye mba nihuta cyane ninjira mu makuru menshi cyane. Uyu mutwe ngo ukaba urimo urasaba ngo kwinjizwa mu gisirikare cya Kongo ku rwego rwo hejuru nk'uko ngo byigeze gukorwa ku bwa CNDP. Uyu mutwe ngo ukaba wanongeye gusaba ubuyobozi cyangwa se influence mu bice bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru. Mu by'ukuri ngo nubwo bava Rubaya, noneho ngo aba barwanyi bagasonerwa kugabanyirizwa ibihano mpuzamahanga byafashwe bamwe mu bayobozi babo. Ubwo ngo nicyo kintu barimo gusabwa mu gihe igitutu cyo cyamaze kuba abana cyinshi, ariko ndabibutsa ko n'Umufaransa yabajombye ikiganza mu bitugu. Noneho rero bagasoreza ngo kugumana inyungu z'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Mu by'ukuri ibyo byose ngo ni ubusabe bwa M23. Sinamenye ibisubizo bahawe. Ibyo ntago ari ibiganiro birimo biragenda bivugwa, ariko ngewe kubera ko mba mbabwira ngo amakuru mba nayazanye, ariyo mpamvu tuje nka Shema dossier analytique. Iyo zino rigendere kure cyane ya makuru y'ubwino, noneho twatangiye ubwo kugera tuya vimuzi muzingo. Menya ko bitoroshye M23 isabwa kuzinga utwayo, yatanze nayo ibyifuzo byayo. Turaza gukomeza kumenya ese biraza kubahirizwa
ariko ubwo niba barimo barafashwa n'abafaransa ntago aribo babitanze, ni abafaransa babitanze. Murakoze cyane, ni Shema Dossier Analytique. Turongera guhura mu gitondo uko bisanzwe saa 10:21, saa 11:20, saa 7 zuzuye ndetse n'isaha ya saa 12 z'umugoroba. Ku munsi w'ejo nibwo tuzatangira na gahunda y'amakuru. Nizera ko ejo buzira tugize abantu 1000. Ngaye nguko ariko turategereje umurongo wanyu uramutse uje, it's okay, utanaje ubwo twakurikirana hano makuru. Mugire ibihe byiza, Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe. Nkomeje kubabwira ngo nta gucika intege mbafite, nta gucika intege. Amakuru yo ni menshi cyane, nzi ko tuzagera nibura mu matariki 5 dufite igisubizo cyiza cy'ibyo twagezeho kandi kuri Shema Dossier Analytique, mu gihe channel yacu rero bakomeza kugenda kuriya cyangwa se byakomeza gukomeza kuriya, ubwo nibwo tuzareba buri kimwe cyose. Murakoze cyane, murakarama, mugira ibihe byiza, Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora.